kongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uwa gatatu w'icyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe, tariki 17 Kamena 2026. Dore amasomo ajya kuduhuza n'abijuru. Isomo rya mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 14. Dore uko byagenze igihe Uhoraho yajyanaga Eliya mu ijuru mu nkubi y'umuyaga. Eliya na Elisha bavanye i Giligali bafatanya urugendo. Bakigenda, Eliya abwira Elisha ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uhoraho anyohereje i Beteli. Elisha aramusubiza ati, ndahiye Uhoraho n'ubuzima bwanjye ko ntagusiga. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Abahanuzi bo mu itorero ry'i Beteli basanga Elisha, baramubaza bati, uzi ko uyu munsi Uhoraho ajyana na shobuja mu ijuru hejuru yawe? Arabasubiza ati, nanjye ndabizi, nimuceceke. Eliya abwira nanone Elisha ati, Elisha ndakwinginze sigara hano kuko Uhoraho anyohereje i Yeriko. Aramusubiza ati, nkurahiye Uhoraho n'ubuzima bwawe ko ntagusiga. Nuko bagera i Yeriko. Abahanuzi bari i Yeriko basanga Elisha, baramubaza bati, uzi ko uyu munsi Uhoraho ajyana shobuja mu ijuru hejuru yawe? Arabasubiza ati, nanjye ndabizi, nimuceceke. Eliya yongera kubwira Elisha ati, sigara hano ndakwinginze ko Uhoraho anyohereje kuri Yorodani. Undi aramusubiza ati, ndahiye Uhoraho nawe bwite ko ntazagutererana. Ubwo barajyana. Abantu 50 bo mu itorero ry'abahanuzi barabakurikira, ariko bahagarara bareba Yorodani. Eliya na Elisha bari bahagaze bombi ku nkombe y'uruzi. Nuko Eliya yiyambura umwitero we, arawuzinga, awukubita mu mazi, yigabanyamo ibice bibiri. Bombi bambuka n'amaguru urwo ruzi rwumutse. Bamaze kwambuka, Eliya abwira Elisha ati, nsaba icyo nayigukorera mbere yuko njyanwa kure yawe. Elisha aramubwira ati, yaba nashoboraga kugabirwa inshuro 2 z'umwuka w'ubuhanuzi ukurimo. Aramubwira ati, usabye ikintu kiruhije. Numbona mu gihe nzaba njyanywe kure yawe, bizakubere uko ubishaka, niba atari byo ntibizaba. Bakigenda baganira, igare ry'umuriro n'amafarasi y'umuriro biba biraje, birabatandukanye. Eliya azamuka mu ijuru mu nkubi y'umuyaga. Elisha bibonye atera hejuru agira ati, muvyeyi muvyeyi, amagare n'amafarasi bya Isiraheli. Hanyuma ntiyongera kubona Eliya. Nuko afata imyenda yitanyuramo kabiri, atora umwitero wa Eliya wari waguye, asubira kuri Yorodani, ahagarara ku nkombe zayo. Afata wa mwitero awukubitisha amazi avuga ati, Uhoraho Imana ya Isiraheli ari hehe? Elisha akubita amazi, amwe ajya ku ruhande rumwe, andi ku rundi, ubwo arambuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 31. Nimukomere kandi mwireme agatima, mwebwe mwese abizera Uhoraho. Mbega ukuntu ibyiza wageneye abagutinya ari byinshi, ubihabo ubereye ubuhungiro bose, kandi ukabibagwizaho rubanda rwose rubyirebera. Ubishyingura aho uhisha uruhanga rwawe, kure y'ubutiriganya bw'abantu, ukabibika ahiherereye kure y'uruvugo rw'abantu. Nimukunde Uhoraho, mwebwe abayoboke be mwese, Uhoraho arinda abamwemera. Nimukomere kandi mwireme agatima, mwebwe mwese abizera Uhoraho. Nimukomere kandi mwireme agatima, mwebwe mwese abizera Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 6, umurongo wa 1 kugeza kwa 6, n'umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, murajya mwirinda kugera neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe, mwamwivukije ingororano kwa So mu ijuru. Igihe rero utanye imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe, nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, babashyikira ingororano yabo. Naho wowe nutanye imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenya icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yajya igirirwa mu ibanga, maze umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri, ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, babashyikira ingororano yabo. Naho nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe, ukinge, maze usenge sura aho hatagaragara, maze umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri,
ziba zishyikira ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na so uri ahatagaragara, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Nyagasani. Ariko ntibihagije guhura na Nyagasani gusa, ikibigaragaza ni uko uhura n'abandi kandi mugahuza kubera Imana. Aka kanya amasomo twateguriwe nadufasha kujya mu buzima busanzwe iwacu, ubwo tujye kuzirikana ku ibanga. Ese ugira ibanga cyangwa ugira ibati? Amabati nukomyeho agahita bombarana agasakuza cyane, ibyo nyine urumva ko agenda avuza induru. Ariko umuntu ugira ibanga umukomaho ukamukubitaho ntugire icyo wumva. Kubera iki? Rya banga ry'imbere. Aka kanya rero ntabwo tubona ibanga iryo ari ryo ryose ribonetse iryo ari ryo ryose, ahubwo ibanga ufitanye n'Imana. Ibanga mfitanye n'Imana ni irihe? Ibanga mfitanye na Kristo ni irihe? Buri wese rero aze gusuzuma, hari ahantu nzi tujya duhura na Kristo njyenyine twembi nawe. Iryo ni ryo banga. Hari amabanga Kristo ashobora gukubitsa, mufitanye ibanga. Hari se wowe ibanga ushobora kubitsa Kristo muzerenyaho mwembi mwenyine. Iryo naryo ni ibanga. Uraza gusanga niwe isuzuma neza, uraza gusanga dufite icyo twise amabanga, ariko ni bya bindi ati nubivuga nzakwica, ati nukora bino nzaguhitana, ati ninkubona nzakwereka nzakwereka. Ugasanga abantu bagiye batubikira utuntu, ati nubivuga nzakwica, nubivuga nzakwica. Ariko uzasuzuma uzasanga ari amabati yo kwa Sekibi. Naho ubundi nta mabanga araho, kuko wabitse ibyaha bakugize ingarani. Ngo kubera iki? Ngo ubitse amabanga nawe da. Ayo ni amabati, ibyo ni amabati yo kwa Sekibi ubitse. Naho ubundi ibanga ryo ni ry'Imana umubyeyi we. Ikigenzi nuko ngerana ibanga na Kristo. Abantu bashaka kugutuka bakagutoteza bakaguharabika, ariko ujye ucunga ngo harya ufitanye ibanga na Kristo, ibanga hamwe n'Imana. Isomo rya mbere twakiriye twumvise ko harimo ibanga discret, abantu bacecetse, Elisha ndetse na Eliya. Ubwo twagiye twumva abantu bari kugenda basa n'abahwitura Elisha ati ese wari uzi ko shobuja uyu munsi ari bujya mu ijuru hejuru yawe? Ati ndabizi, ni muceceke. Ako kantu ndabizi bigaragara nyine ko ibyo bintu abifite, ariko si ngombwa ko byasasa. Biradusaba rero natwe kubuza ibintu, si ngombwa ko uhita ubivuga. No mu Gifaransa bavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Ntabwo upfa kuvuga n'ibintu nubwo wakeka ko ari ukuri, kuko hari igihe ushobora kubivuga bigasenya benshi. Ni ngombwa kuvuga uziga no kwitonda. Ntabwo upfa kuvuga ibintu byose. Umuntu mukuru ikimuranga ni ibanga, gutavuga ibintu byose, gutavugaguzwa, kugira ibanga. Iri banga rero byagaragaye nanone mu ivanjiri no munsi. Ivanjiri irerekeza ku migenzo itatu dukunze kugarukaho mu gisibo. Hari wagira ngo dutangiye igisibo turi kwitegura Pasika. Akenshi iyo migenzo tuyikora nyine nk'igisibo, nk'itegeko ry'igisibo, tukaba twayikurikiza. Iyi migenzo igarutse mu gihe gisanzwe kugira ngo Imana itwibutse ko ari ngombwa kudatera agati mu ryinyo, ari ngombwa gutirara, ahubwo gukomeza k'urugendo rwacu rukomeza, kwihata gukora neza. Ariko ibi byose bikabera hehe? Mu ibanga. Iki imigenzo ihuriyeho ngo nuko byose bigomba kumenywa n'Imana, kandi bikabera mu ibanga, bikamenya na so mu ijuru. Reka dusubire mu iyi migenzo twihuta, turaza gutinda ku wa nyuma anonza gukubwira. Umugenzo wa mbere ni ugutanga imfashanyo, lomone. Ese gutanga imfashanyo kugira ngo ntibimenyekane wabigenza ute? Ngo akaboko k'iburyo ntigakamenya ak'ibumoso kari gukora, cyangwa n'imbusane yabyo. Gutanga imfashanyo bikabera mu ibanga. Ese no kugira ngo ibyo twakoze ntibikaye bigaragara. Uyu munsi muri no minsi turi mu gihe cy'uko ibyo twakoze bigomba kwa bigaragara, ngo nta foto nta cyabaye na za video, nuko nguko twese tukaba tugaragara. Hanyuma se bishatse kuvuga iki mu ibanga? Kuko ngo nta banga rikiriho ku mafoto n'ahandi hose. Icyo bishatse kuvuga ntabwo ari kugira ngo ntitwerekane ibyo twakoze, kuko hari n'indi jambo ry'Imana rivuga ngo urumuri rwanyu niriboneshereza abantu bose, kugira ngo bakurizeho gusingiza Nyagasani, babone ibyo mukora bakurizeho gusingiza Nyagasani. Cyangwa itara ryanyu nirijya ku gitereko riboneshereza abantu bose. Ibyo byose rero nabyo ntawabihinyura, ariko
nyagasani ashaka gutuganisha ku mugenzo wo gufasha, gutanga imfashanyo, kugira ngo point d'intersection, aho byose bigomba guhurira, nuko twunze ubumwe n'Imana. Être toujours en contact avec Dieu, être toujours en communion avec Dieu, kuba buri gihe ndangamiye Imana, kuba buri gihe ibyo nabikoze kubera Imana, twunze ubumwe n'Imana. Ko kantu umubyeyi we gufasha abantu mu ibanga, ntabwo ari uko ntazabivuga cyangwa ngo mbyiratare, ahubwo ni uko abizwi n'Imana, ni uko twunze ubumwe n'Imana, ndi kumwe n'Imana. Ako kantu umugenzo ukurikiyeho wa kabiri ni umugenzo wo gusiba. Gusiba kenshi abantu tumenyereye gukora ibikorwa by'urukundo, tugasiba, tukigomwa, tugasiba ibiryo, ariko icyo nyagasana dusaba ni ugusiba ingeso mbi mu buzima bwacu, byose tukabikora turangamiye nyagasani, en communion avec Dieu. Buri gihe cyose turi kumwe n'Imana, buri gihe cyose twunze ubumwe n'Imana, turangamiye Imana. Icyo nicyo gisibo gishimisha Imana, kurangamira Imana. Na ubundi ushobora gusiba ngasiba ibiryo, ariko cya cyaha kimbuza gushyikirana n'Imana cyo ngakomeza nkagikora, aho ngaho nta gisibo kirimo, ahubwo ni kwisibira amayira agana nyagasani. Reka tujya ku mugenzo wa gatatu, ano cyane nshaka kuza gutindaho, la prière, isengesho. Gusenga ni ukuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, ariko ibyo bigakorwa mu kwemera guhura n'Imana. Icyo badusaba gusenga ntabwo ari ukugira ngo abantu ntibamenye ko dusenga, ntabwo ari uvuga ngo ngewe nzajya nifungira njye mu cyumba, si ngombwa kwirirwa njya gusengana n'abandi muri chapelle, mu kiliziya, mu rusengero, si ngombwa kwifatikana n'abandi kuko Yesu yabivuze ngo bibere mu ibanga. Oya, ibanga ntabwo ari iryo, ahubwo ibanga ni iki? Ni wa mutima uri guhura n'umutima wa Yesu, uri guhura n'umutima w'Imana, y'ikiganiro nk'abantu bunze ubumwe, bari kuganira, bari gusabana, toujours en communion avec Dieu. Akantu umubyeyi we, kuko dushobora gusenga koko, tugasenga, ariko se niba tutari kumwe n'Imana, byunguye iki? Bimaze iki? Ahantu rero nshaka gutinda, kuko abantu benshi tugakora ibikorwa by'urukundo tugasiba, ariko niba nta sengesho ririmo, niba bitari gusenga niko guhura n'Imana nyirizina, nta banga ririmo, bimeze nk'amabati. Rero ntacyo bivuze kuba naba ndi kuvuga amasengesho nkabomborana gusa. Nari ngiye kuvuga ko aho ndi Pawulo avuga mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinto n'umutwe wa 13, naba meze nk'icyuma kirangira ariko nta rukundo rurimo. Ni ngombwa kwizirika kuri nyagasani. Ese mvuga amasengesho cyangwa ndasenga? Ese nturagura amasengesho ngori kwikiza ati tujya kuvuga amasengesho sha, twita tujya kuvuga amasengesho za Lord za Vepre n'andi masengesho tujya kuyavuga? Oya, ahubwo se urasenga. Gusenga, ako kantu umubyeyi, gusenga bitandukanye no kuvuga amasengesho. Muvyeyi, bajya bavuga ko abakristo benshi hari abazajya mu muriro, bamwe bakabiseka, abandi ntibamenye ibyo ari byo. Ku munsi umwe kure cyane, muvyeyi, imvugo yumve neza, ngo umuvyeyi umwe yakoraga neza, yari umukristo wa wundi w'indani, wa wundi uva ku muryango wa kiliziya apfukamye akaza kugera hafi kuri aritari mu mwanya we agipfukamye kubera ubuyoboke ku Mana. Yarasengaga, abo muri korali, ari umukarisimatike, ari umuregiyo, ari umuntu wa wundi w'indani. Ariko by'akarusho ngo akari umuntu mwiza muri quartier y'iwabo, ukora ibikorwa by'urukundo, witwara neza, mbese yagiraga abantu neza. Umva, yarasengaga agakora ibikorwa by'urukundo, umuntu mwiza, ku buryo abantu benshi babonaga koko ari we mutagatifu, noneho ubutagatifu abufite. Mu gihe kiza kugera, ibikorwa byinshi yari yakoze ku isi, igihe kiza kugera ngo aza gupfa. Yani yuko nyine ntago horaga hanze, wamaze gupfa kuko abantu mu kumushyingura ati uyu muntu mpaka azajya mu ijuru, uyu muntu ntashobora, ijuru niba ririho koko uyu muntu ijuru yarikandagiyemo, dukurikije ibikorwa byiza yakoze, dukurikije uburyo yitangaga. Ngo nuko ngo ageze mu ijuru, ngo Imana iramugarura ati reka da, stop, aha ntabwo hagera. Ati se kubera iki? Nuko Imana iramubwira iti umva rero wa mubyeyi we, igihe kirekire wakimaze ko kuri gusenga, igihe kirekire wakimaze gukora ibikorwa by'urukundo, ariko igihe kirekire wakimaraga urangaye, ntiwigeze uhamya umutima wanjye,
ntiwigeze ungumishaho umutima, wari urangaye igihe kirekire mu isengesho, ntiwigeze unyitaho, witaye ku bintu, wita ku biboke bwose, ariko njye ntiwigeze unyitaho. Warasenga ugasenga ariko nta na rimwe wigeze uhamya umutima wawe kuri njyewe. Igihe kirekire wabaga urangariye muri bizinesi zawe, ukaza gusenga, ukaza mu misi, ugakora ibikorwa byinshi, ariko buri gihe wabaga urangariye iwawe. Nta na rimwe wigeze urangarira, usibye kurangarira mu bikorwa byawe, ibikorwa biguhesha amafaranga, biguhesha ubukire bwa hano ku isi. Wazaga gusenga ariko ntiwigeze na rimwe urangamira iwanjye, ntiwigeze na rimwe undangamira, ahubwo warangariraga mu byawe. Nuko wa mubyeyi areba hirya areba hino, abona abantu benshi bari kuzamuka bajya mu ijuru, aza kubona ko atigeze arangamira Imana. Bishoboke ko yaje gusaba Nyagasani ati, wambabariye koko ukampa n'amahirwe kugira ngo nanjye noneho njye kukurangamira, nongere nitegure. Yewe bishoboke ko yagarutse ku isi, ashobora kuba ari wowe nanjye, kugira ngo noneho igihe cy'ubuzima nsigaje nawe turangamira Imana. Igihe dusenga tube turi kubona Imana turi gusenga, atari ukwibona, atari no kubona ibintu, atari no kubona abandi bantu, ahubwo njye ngerageza mu minota yanjye mikeya ngire gute mbona Imana. Ejo n'ejo bundi nanjye ndazibeshya ngo ngiye mu ijuru, ati Imana cyangwa Petero najya kumuryago ati induru ikandagiramo, kuko wajya urangamira ibintu abaryo urangarira, njye ntigeze na rimwe umpereza akanya mu buzima bwawe. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngicyo bita isengesho. Isengesho, gukora neza, kurangamira Nyagasani, kureba Nyagasani. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugufasha kureba uburyo nawe ujya usenga. COVID-19 hari abantu binubye barivovota bati, ariko hano badushyize muri confinement, baradukingiranye, baradufungirana, nta kongera guhura. N'abadushami cyangwa bavuze bati, badufungiye insengero, ntitubona ahantu twiteranira dusenga, ubu koko isengesho barikuyeho ntituzongera gusenga. Niba naho ni muri abo, abantu benshi bibwira ko gusenga ari ukujya mu rusengero, gusenga ari uguterana hamwe n'abandi. Bene abo nyine bavuga amasengesho, hari n'igihe baba barangariye iby'isi aho kurangamira Imana. Nuko rero bagahora bumva nk'aho ingoro ari bakisha amatafari, amabuye, imicanga n'ibindi bikoresho bya hano ku isi. Nyamara ingoro ni ihe? Ingoro y'umutima. Igihe cyose bazafunga ingoro za hano ku isi, uzasigarana ingoro y'umutima, guhura na Nyagasani. Kuko n'izo ngoro dushobora kuzijyamo z'imitamenwa, zifunguye, ariko imitima yacu idafunguye ngo yakire Nyagasani. Icy'ingenzi muri byo, icya mbere cy'ibanze, ni umutima ufunguye urangamiye Nyagasani, hanyuma warangiza kuwufungura ukifungirana Nyagasani kugira ngo muhure mu ibanga. Icyo nicyo bita isengesho. Na wundi abantu benshi barivovota bati, barakingiranye, ntabwo turi gusenga, ntabwo twagiye gusenga, ntabwo nagiye mu ikoraniro, ntabwo nagiye ku cyumweru hamwe n'abandi. Hari bamwe bahindutse n'abakristo bo ku cyumweru gusa, ariko badashobora kuguma iwabo ngo basengane na Nyagasani, ngo bagume na Nyagasani umutima wabo wose. Ese byakumarira iki uramutse usenganye n'abandi ariko wasize umutima mu rugo, wasize umutima mu masafuriya, wasize umutima mu bizinesi zawe, aho kuzana kwa Nyagasani? Gusenga ni ukurangamira Imana buri munsi. Icya kabiri ni amagambo meza ya Mutagatifu Yohani Mariya Vianney, we usenga cyane cyane igihe ashengerera, akavuga ati, ndabizi neza n'uwo Nyagasani ntamuruzi kubera intege za muntu, birashoboka ko ntamubona neza uko bikwiye kubera ibyaha byanjye ndetse n'intege za muntu, ariko aranduzi. Erezoma, Nyagasani aranduzi, nubwo njye ntamubona ariko aranduzi. Ngiki cyizere mu gusenga ko Imana yituruzi. Na niyo mpamvu ibona na wa wundi twebwe twita umutagatifu hano ku isi, rero twitwa ko yagiye mu misa, yakoze ibikorwa by'urukundo, tugasanga tuvuga ati, umuntu usenga we, mbega umuntu w'Imana we, kandi nta mutima ahamya ku Mana, kandi atarangamira Imana. Ntabwo bizi, nuriya ndashobora kuba atabizi, ariko Imana irabizi. Imana iri kumbona. Icyo kintu uwo mubyeyi, aho kantu uwo mubyeyi ugaca ukaronka, Imana yo iranduzi. Amen. N'igihe usenga ukababara, ubushavuye, urakaye, unangiye, uri gucenga, ucabiranya, uri gusengera ku rwango, uri gusengera ku rukundo cyangwa n'ibyishimo cyangwa n'amahoro, Nyagasani wagera gute? Arakuruzi. Aha gatatu aniho njya gusoreza, ni ubuhamya bw'umupadiri wadusangije ubuhamya mu mwiherero. Byamfashije ibintu byinshi nka padiri, bituma rimwe na rimwe hari ibintu dushobora kuba dukora
tudashyizeho umutima, rimwe na mukibwira ko nyine ntunamenye nuko byarangiye cyangwa byagenze kubera iki kubura gushyiraho umutima. Umupadiri umwe ngo yigeze yisuzuma, noneho ngo areba uburyo atanga amasakaramentu, uburyo asoma misa, byose arabireba, uburyo atagatifuza imbaga. Nuko igihe kimwe kiza kugera aricuza, aravuga ati nkurikije abantu naha amasakaramentu, nkurikije misa maze igihe nsoma, ndi kumva bitarafashe, ndi kumva izi misa zitarafashe. Kubera iki nahoraga ndangaye, numvaga nanjye muri njye mfite uburangare, ntarigeze mbyitaho. Abantu naha amasakaramentu ndangaye, penitensiya ndangaye, nsinziriye rimwe na rimwe, ndi kumva ibi bintu bitarafashe. Abantu nabatije ndi kumva bitarafashe ko ntarishyizeho umutima. Abantu nashyingiye ndi kumva bitafashe ko ntashyizeho umutima. Abantu naha amasakaramentu ndi kumva bitarafashe, abo naha ukarisya n'andi masakaramentu yose ndi kumva bitarafashe. Kubera iki nabaga ndangaye. Nuko aragenda ajya muri chapelle, abwira Yezu ibyo byose yakoze arangaye, amusaba n'imbabazi. Nuko Yezu ngo aramubwira ati ibyo byose wakoze, abo wabihaye byabagiriye akamaro barakize, ariko niwo gusa utarakira, niwo utarakize. Abandi byabagiriye akamaro, amasakaramentu abagiriye akamaro, ariko wowe ntacyo byakumariye. Ntuze kumbaza guhera ubwo wa mupadiri bishoboke ko ubuzima bwose noneho atongeye kurangara. Aleluya, amen. Muri kiliziya isakaramentu ubwaryo gifitemo iyo inema y'umukiro ukiza abantu. Nshobora kuba ndi padiri, nkora ibikorwa by'urukundo, nkora neza uko nshoboye kose, ariko nyine ntibizagira akamaro, bikagira akamaro abandi. Hacura iki se nanjye mbishyizeho umutima, nkajya ntanga amasakaramentu mbishyizeho umutima, nkajya nsoma misa mbishyizeho umutima, nkumva igitambo cy'ukarisya nshyizeho umutima, ngatura igitambo cy'ukarisya mfite umutima wose ku Mana, ngasenga ntarangaye. Hacura iki kugira ngo nanjye mererwe neza? Hacura iki kuko ndamutse nanjye nivuguruye nkarambigamira Nyagasani, nka mu mutima wanjye wose, umutima wose mu gihe nsenga, mu gihe ndi mu gitambo cy'ukarisya, mu gihe ndi mu isengesho, mu gihe ndi gukora ibikorwa by'urukundo, umutima ukarangamira Imana, umutima uri kumwe n'Imana. Nawe nanjye tuze gukora umwitozo, ibintu byose dukora turangaye, ibintu byose dukora duhushura, ibintu byose dukora tudahari, maze uraza gusanga ari byinshi. Nanjye nasaza ari byinshi. Niba uri mu batsinzwe kimwe nanjye, nawe uzamura akaboko hejuru ubwira Imana uti Nyagasani, hari ibyo nagiye nkora ndashyizeho umutima, nagiye nsenga kenshi ndangaye, nta mutima uhari. Nanjye ninjye wabwiraga, ahasigaye ungirira impuhwe, umpe gukurangamira buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.